Mbahaye ikaze mwese abakunzi bacu, mwese abakanze kuri subscribe, mudukurikira gatanu kuri gatanu, mukurikira hano iyi ntangarugero Empire, aho mukurikira ibiganiro byiza, ibiganiro byubaka abanyarwanda, ibiganiro bifite aho tuvana n'aho bitugeza, ibiganiro bicukumbuye kandi birimo inama nziza z'ubuzima. Ni ijambo ryiza rero umukuru w'igihugu yagejeje ku bitabiriye inteko, kwitabiriye inama nkuru ya 17 y'umuryango FPR Inkotanyi tariki ya 19 z'ukwezi kwa 12 cyangwa se Ukuboza 2025. Umukuru w'igihugu yagarutse ku nama bakora, avuga ko rero umwanya mwiza wo kwisuzuma ndetse gusuzuma ibibazo bihari mu muryango, igihugu ndetse no ku isi hose, uko duhura nabyo nuko tubyifatamo kugira ngo dukomeze gutera imbere. Anabasaba ko rero ibyo baganira badakwiye kubinyuza mu gutwi ngo binguke mu kundi, ahubwo ko bikwiye kutubamo kugira ngo tubikoreshe. Yanavuze ko rero mu mikorere hari ibintu biba bikwiye guhinduka, ariko hari bimwe bidakwiye guhinduka. Atangurira avuga ati kurwanya ruswa ntabwo bikwiye guhinduka, ahubwo uburyo irwanywamo nibwo buryo buba bukwiye guhinduka. Anagira ati rero RDF, polisi, abasekirite ndetse abasekirite, aba bantu ibyo bakora, ibyo bakorera igihugu cyacu twese, sinavuga ko mfite byinshi birenze ibyo mbasaba, ibyo bakora mbasaba barabyujuje. Izi ngabo mureba, izi ngabo zacu ni ingabo nahoze iteka nifuza. Ni ijambo ryiza umukuru w'igihugu rero yabagejejeho, ndetse aho yagiye atanga n'ubutumwa bwiza cyane bwubaka abanyarwanda, ubutumwa bwiza cyane kandi bw'iterambere burimo inama nziza. Mbashimira mwese rero abadukurikira hano ku ntangarugero Empire, nkubwira ngo kora subscribe maze ibiganiro byacu jya bikurikira gatanu kuri gatanu. Mukomeze kugira ibihe byiza, mbifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire wa 2026. Murakoze cyane.